Ku byerekeranye rero na therapy, ubundi umuterapist ni umuntu ukora therapy. Therapy ni ubuvuzi nk'ubundi buvuzi bwose. Therapist rero ni umuntu ukora ubwo buvuzi, utanga iyo serivisi. Hanyuma therapy ikaba igira ibice byinshi, hari abakora physiotherapy, counseling, ni nyinshi cyane, massage therapy. Njyewe rero ku ruhande rwanjye nahisemo iyo domaine, ntabwo bivuze ko nta ability mfite yo kuba nakora izo zindi side, ariko kuri ubu ngubu nkaba narafashe umwanya wanjye nkawuharira ibijyanye na massage therapy. Umuntu wishyizemo ko massage ikorerwamo ubusambanyi, ntabwo namujudginga cyangwa mbe hano kumuhakanya, because ntabwo abantu bose bakora ibintu bimwe cyangwa bahitamo gukora mu buryo bumwe mu byerekeranye n'imyitwarire. Gusa massage ni umuti mwiza iyo bitanzwe mu buryo bwiza. Simpamye ko nk'amapiyano ashobora kumara stress, no, ashobora kugufasha. Icyo nzi cyo cya mbere, umuziki utera urankuraje, wongera courage. So ku ruhande rumwe rero runini, umuziki ukoreshwa muri massage ntabwo ari umuziki usanzwe, bazita ama soft relax music. Soft relaxing music. Yes. Okay. Nujya no kuzisacinga kuri YouTube uraza kuzibona. Usanga ari amasaundi agizwe na piano, saundi z'inyoni, iz'amazi cyangwa ibitonyanga, nyine zikozwe mu buryo butuje cyane ku buryo igutwaye igihe ushobora gusinzira. Iyo rero umuntu arimo akora massage aba akeneye umwanya wo gutuza, kubera ko ntiwakora massage uri kuri telefone, uri kuyivugiraho, uri guhuzagurika, utimeze neza, udatuje ngo igire umumaro. Already ntiwanafiringa ibiri kugukorerwa, kandi concentration ya mbere iba mu bwonko. So umuziki, njye mpamya ko kuba wakora massage umuziki udahari birashoboka, nk'iyo uri gukora medical massage, nko ku muntu uri gukorerwa kine wavunitse, ibyo birasanzwe. Ariko nko kuri bya soft massage ukeneye zo kuruhura umubiri, ni ingenzi cyane umuziki, kuko ugomba kubanza gutuma ubwonko bwe butuza, akaba concentrated na service agiye guhabwa. Ibyo bigatuma biha message ubwonko ko arimo ahabwa ikintu cy'umutuzo kiri bumufashe kuririzinga stress. Umuziki rero ufite nka 30% yo kuririzinga stress mu gihe umuntu ari guhabwa ubuvuzi bwa massage. Wanje kwisegura ku bantu bibabaza. Ubwo ni bande? Wanje kwisegura ku bantu bidashimisha, nago wabura bad side, abantu babibona ukundi bakumva ngo uyu mukobwa umugabo w'abandi atwara abagabo b'abandi. So ikintu cya mbere nahereyeho, content yanjye iri funny ku ruhande rumwe, gusa ku rundi ruhande ku muntu ufite amaso afunguye iri fine, irigisha, kubera ko mba nshaka kwereka ira content nayiteguye, nshaka kwereka abamama, kuko ntago turi muri societe ibiri, reka tubishyire mu kuri, turi muri societe umunsi umwe ushobora kwifata ukabona umugabo aragiye akuye n'umukobwa from nowhere, cyangwa umumama aramutwaye, amutesheje urugo rwe neza neza, atesheje abana, amutesheje umuryango, abana bagize ibibazo, umugore waramubuze, bivuye ku byo amukorera umugore watigeze amenya. Iyo rero ni side nini yatumye nkoresha content y'umugabo w'abandi, kugira ngo umuntu wese ubibona avuge okay, buriya umugabo w'abandi iyo ari hariya baramutekera, bakamutekera ari mu gikoni, bakamujaburira, ibiryo bamutekera biba bimeze gutya, bategura ameza gutya. Inspiration nagize kugira ngo nkore content y'umugabo w'abandi, hari umuntu nabonye, ntabwo na mentioning, gusa naramuganirije kandi ndakeka yarabyigiyeho, afata umugabo we nka musaza we, cyangwa nk'iki, ashobora kuba sinkunda nyine, ntabwo nakunze nyine uburyo atwaramo umugabo we, ntabwo amutegurira ameza nyine byiza nk'umugabo ukwiye kubigira, ntabwo nyine amuha akanya, ntabwo ashobora gufata umwanya ngo bicarane mu rugo baganire, bakine, barebane filme, basangire ku meza. Iyo massage nubwo yaba atayizi cyane, agerageza ibyo ashoboye. Ibyo rero bigatuma ntawe Charlotte ku giti cyawe, iyo utashye ugasanga uwo munsi hari special dinner itandukanye nuko usanzwe usanga bimeze, wumva nyine ko hari ikintu bita byongera. Ufata umwanya wo kuganira na madamu wawe, mugasangira ku meza, ukishimira ibyo yagutekeye.
ntabwo ari mpaka ngo bibe ari ibiryo byiza cyangwa bihenze, ayo makoko n'amafi n'ibiki n'ibishyimbo na kawunga byateguranye umutima mwiza, bisa neza, biteguranye isuku n'icyubahiro, bishobora gutuma urugo rwawe rumera neza. So uruhande rwanjye hariya nashaka kubereka uko iyo uramutse utitaye ku mugabo wawe sayidi ahandi hantu bakamwitaho, ukazajajinga umugabo wawe ko atarashobotse kandi ikibazo ari kimwe cyawe utarushoboye. Yes, greetings. Ndabasuhuje abantu mwese mwari mutegereje iki kiganiro mugiye kureba This is Sundown Show. Tumaze igihe tuganira n'abantu bagiye batandukanye, harimo abakinnyi, abahanzi, twaganiriye n'abantu bakora business, twaganiriye n'abantu bagiye batandukanye. Uyu munsi rero nkuko nababwiye ko uyu mwaka wa 2025 tugomba gukomeza kuzana nyine abantu bagiye batandukanye, cyane cyane noneho n'abakora ku buzima bw'abantu, kubera ko nabyo bari ibiganiro bikenewe kuko bifasha abantu. Niko kuvuga ngo reka tuzaherewe ku mushiti wanjye Anike bite? Byiza. Umeze bien? Neza neza. Uzamurijwe kugira ngo twumvikane, wisanzure nari sibyo? Hanyuma abantu babonye ejo na postinze flyer bahita bambwira ngo uze kumutubariza ibi n'ibi bigiye bitandukanye, bigaragara ko akazi mukora cyangwa se domaine urimo abantu benshi ntago barayumva, kuko urebye ni ibintu wenda bitari bimenyerewe wenda muco w'Abanyarwanda cyangwa se mu Rwanda, sibyo? Hanyuma bambaza ibibazo byinshi, ariko byose turaza kugerageza kubinyuramo kandi tugerageze no gukoresha igihe neza, sibyo? Kubera ko wambwiye ko ufite n'akandi kazi uri buze kujyamo, so ntabwo ndi buze kugutindana, ariko ndanagusaba ko wenda wazagira n'igihe cyo kugaruka. Okay. So ndabagaruka. Uzamura ijwi wisanzure uze kumvikana. Hanyuma reka duhere ku kibazo cya mbere. Abantu babonye posting ko ejo tuzagana n'umutherapist, uyu munsi turuze kuganira n'umutherapist. First of all, therapist ni iki? Bon, mbere na mbere I can introduce myself. Amazina yanjye nitwa Mahoro Annick Françoise. Hanyuma ku rundi ruhande, kubera ko ndi umusilamukazi, ku rundi ruhande banze nka Inaya. Yeah. Ku byerekeranye rero na therapy, ubundi umutherapist ni umuntu ukora therapy. Therapy ni ubuvuzi nk'ubundi buvuzi bwose. Therapist rero ni umuntu ukora ubwo buvuzi, utanga iyo service. Hanyuma therapy ikaba igira ibice byinshi, hari abakora physiotherapy, counseling, ni nyinshi cyane, massage therapy. Yewe rero ku ruhande rwanjye nahisemo iyo domaine, ntabwo bivuze ko nta ability mfite yo kuba nakora izo zindi side, ariko kuri ubu ngubu nkaba narafashe umwanya wanjye nkawuharira ibijyanye na massage therapy. Okay. No kuvuga ngo wowe muri zo therapy nyinshi zihari, wowe wahisemo iya massage. Yeah. Hanyuma massage therapy ni umuti, ni uburyo wabivuga gute? Bon, massage therapy ifasha mu buryo bwinshi, nabyita ko ari ubuganga kandi bukenewe cyane muri societe, kuko muri rusange imibiri yacu nyuma ku ruhande rw'uko bashobora kuba banarwaye, imibiri yacu iba inaniwe. Massage therapy ishobora kugufasha mu bintu bigendanye no kugabanya stress. Hari igihe umubiri unanirwa, ukumva urababara, ntutuje, ntusinzira neza, ibyo byose massage ibigiramo uruhare kugira ngo ubashe kumererwa neza. Ku rundi ruhande hari n'igihe ushobora kuba urwaye, ushobora kuvunika cyangwa ukarwara imitsi, ibyo byose massage irabifasha. So no kuvuga ngo nkuko wenda nabivuze muri introduction, bishobora kuba byarahozeho no mu Rwanda, ko uvuze nko ku muntu wavunitse, mu Rwanda tubizi nko kunga, sibyo? Kandi nabwo mu kunga umuntu wunga abafashe uwavunitse amukora ku mubiri nyine mu buryo bwo kumumasa kugira ngo abashe gukira iyo mvune yagize. So ndumva byumvikanye, uri umutherapist ariko uri muri department ya massage. Tunabonye ko wenda muri make ari n'ibintu wenda byahozeho, ariko wenda mu buryo butari ubu, kuko wenda wowe ntabwo bisaba just kunga umuntu ngo ko yavunitse, n'umuntu uvuze wenda ubunaniwe, ufite ibindi bibazo nk'uko bivuze, nawe abakeneye iyo domaine. Hanyuma urebye ku muntu wenda utarajya muri massage, wishyizemo ko ngo massage ngo ni ibintu ngo buriya ngo by'ubushinzi, ngo by'ubusambanyi, wamubwira iki? Kuko arabizi abantu benshi bafite iyo myumvire kuri icyo kintu. Okay, ku ruhande rwanjye umuntu wishyizemo ko massage ikorerwamo ubusambanyi,
ntabwo namujudginga cyangwa ngo mbe hano kumuhakanya cause ntabwo abantu bose bakora ibintu bimwe cyangwa bahitamo gukora mu buryo bumwe mu byerekeranye n'imyitwarire. Gusa massage ni umuti mwiza iyo bitanzwe mu buryo bwiza, ikaba yaba mbi ikaba n'ikibazo ikateza n'ingaruka nyinshi kurushaho igihe bikozwe mu buryo butanoze. Ku ruhande rwanjye ndumva neza ko ikintu nkwiye gukangurira abantu nk'uko bakwiye kumva ko massage atari iy'abantu bakeneye kuba banezeza imibiri yabo mu byerekeranye n'imico mibi, cyangwa mu buryo bwiza navuga ko ari nka bivuge mu buryo bwiza nko mu buryo bw'ubusambanyi cyangwa ikindi. Ndashaka kubwira abantu bose muri rusange, especially abamama, ntabwo buriya abamama bakunda kwisanzura ngo bumve ko ubuvuzi bwa massage nabo bwabagenewe. Ikintu gituma batisanzura kandi ni uko bazi ko nyine massage ziberamo ibyo ngibyo. Kuri uyu munsi ndashaka kubabwira ko hari abantu babihuguriwe babifitiye ubumenyi n'ubushobozi bwo gukora massage ikagira umumaro ku mubiri w'umuntu, ikamufasha birambuye. Kuri ibyo rero nkaba nakangurira ku ruhande cyane rw'abamama ko bakwiye kuba yakumva ko nk'umugabo we yagiye muri massage akumva neza ko hari abantu bakwiye batanga izo serivisi mu buryo bunogeye, atari uko abazikeneye bose ari uko baba bakeneye kunezeza imibiri mu buryo butari bwiza. Ndumva wenda bisobanutse kandi birumvikanye. Abamama babohora abagabo babo kandi nabo bagane iyo serivisi kubo bashobora kuba wenda bayikeneye kugira ngo babashe kwikorerwa bagire ubuzima bwiza. Wenda ikindi kibazo numva nakubaza, urebye nko mu buganga, wenda umuntu ashobora kujya kwa muganga bakaba bamwandikira kujya gukora massage? Yego, sure. Kenshi uwo muntu urebye ni nk'izihe ndwara akunze kuba arwaye kugira ngo agere kuri iyo level? Hari igihe ashobora kuba afite uburwayi bw'imitsi, cyangwa afite umugongo ushobora kumurya ariko ataranavunitse, ashobora kugira uburwayi bw'umugongo busanzwe, cyangwa se akaba hari n'igihe ashobora kurwara igihe ari muri recover, ashobora gukenera treatment kugira ngo imitsi yongere kurambuka, amaraso yongere kuba active, atembere neza mu mubiri. Ibyo byose rero bishobora gutuma umuganga agukurikomandinga massage, cyangwa nko ku mumama utwite hari igihe babikurikomandinga kuko ni nziza. Hari massage y'abamama batwite yitwa prenatal massage, usibye ko atari buri mumama uyikorerwa, bigira igihe runaka akwiye kuyihabwa n'igihe atayihabwa. Rero nawe hari igihe umuganga ashobora kubona ko atameze neza, imbaraga ze ari nkeya, muri make mu rwego rwo kumwongerera uburyo bwo kuba aba yishimye anakomeye, no kugira wenda ngo abyare neza nyine akomeze kugira movement imeze, abe active. Bashobora kumurikomandinga ko yakora prenatal massage binaturutse ku muganga. Ahubwo mu buryo wenda nanjye nsobanukiwe ntarinzi, sinzi ko nk'umumama umuntu utwite ashobora gukenera iyo massage, kandi tuzi ko ibyo bintu wenda bishobora gufasha kugira ngo umuntu azabyare neza atabazwe cyangwa atongerewe, nyine azabyare neza. So ndumva ko wenda abantu muri buze kureba iki kiganiro hari amasomo muri buze gukuramo azabafasha kugira ngo mutangire mugane izi serivisi muzikore, kuko hari ibintu byinshi bifasha ariko abantu usanga batazi. Ugasanga umuntu yarwaye indwara ariko akumva ko atajya muri massage, akumva ko hari abantu byagenewe. Ubundi se ku bantu bibaza ko wenda massage ishobora kuba ari nk'abantu b'abakire byo, cyangwa se ngo abantu bahaza ngo bagezeyo, byo wabivuga iki? No, massage ntabwo ari iy'abantu b'abakire cyangwa ngo yumve ko ari iy'abasaza bakuze. Massage ni iy'abantu bose muri rusange, kuko iruhura umubiri, igafasha gutembera kw'amaraso, ndetse kandi ituma n'umuntu, irinda n'abantu gusaza kubera ko nyine always umuntu ufite ubuzima bwiza aba igihe kirekire araramba. Ibyo ndakeka byumvikana. Hanyuma hari akandi kantu, buriya nanjye ndi kureba nk'amavideo abantu bari gukora massage, ubona ari ibintu byiza, ariko hari akantu njya nibaza, kubera iki dukunze kubona sex opposite arizo ziri gukora massage? Ntiturabona wenda umugabo bibaha, ariko ni gake cyane. Akenshi dukunze kubona nyine sex zitandukanye zo ziri gukora massage. Wenda ukabona umuhungu ari gukorera umukobwa, ukabona umukobwa ari gukorera wenda umusore cyangwa umugabo, ko twabivuga. Ni ukubera iki bikunze kubaho? Nabyo byaba bijyana wenda mu buryo bwo gukora akazi kanyu, cyangwa se bimeze bite? Kuri ibyo rero nta sano rinini bifitanye. Nuko icyo nababwira cyo ni kimwe, muri sosiyete murabizi abantu bahuje
igitsina ntago bakunda kumvikana cyane. Ariko njyewe si mpamya neza ko ariyo mpamvu, ahubwo usanga uruhare runini nk'aho ngaho icyo nakabaye nkubwira nuko usanga uruhare runini rw'abakora umwuga wa massage ari abagore cyangwa abakobwa muri rusange. Kandi impamvu rero ni uko abantu benshi bumva ko nyine ibintu nka biriya byo gutanga ama stress releasing, kuba nyine biruhura mu mutwe, bumva ko ari ibintu bitangwa n'abagore. Niyo mpamvu ukunda kubona igihe kinini, kandi nanone abantu bakunda kumva bari able kubikoresha ni abagabo. Ugasanga rero umubare munini w'abayigana ni abagabo, uw'abayitanga ni abagore. Ariko ibyo ntibisobanuye ko nta bitabujijwe ko n'umusore cyangwa umusore yakorera undi musore. Kuko hari igihe usanga nk'umusore ari strong, kandi ntago igitsina gore bakunze kuba bafite imbaraga zihagije, ugasanga akeneye umusore uri strong ushobora gushobora umubiri wiwe. Urugero nko kuri deep tissue, hari umusore nk'urugero nk'umusore ukina nka football cyangwa ukina nka boxing, baba bakomeye cyane. So uwo muntu rero ntago akeneye, ashobora yenda nkanjye nshobora kuba ndi strong ku buryo namusatisfying mu buryo bw'imbaraga, ariko biba byiza nk'iyo asavinzwe n'umugabo, kuko abagabo baba bafite imbaraga banakomeye kurusha abagore. Uvuze kuri box, mpita nibuka ko iyo turi kureba imikino ya box ba Anthony Joshua n'ubundi iyo bagiye muri ka karuhuko, ubona haje undi muntu w'umusore gutya akamumasa hano mu bitugu, akamumasa ahantu hose hano ku maboko, kugira ngo wenda arusheho kugira ya fitness no kuza kugaruka mu yindi karti ikurikira ari strong enough kurushaho. Hanyuma wenda no kuri cyo uvuze ko impamvu usanga wenda abakobwa benshi aribo batanga iyo service ya massage, ni nkuko wenda tujye no mu kimotari dusanga abahungu benshi aribo bakora akazi k'ubumotari, sibyo? Cyangwa se nk'abafundi benshi tugasanga n'ubundi still ni abagabo. Hari ukuntu nyine usanga ibintu byariyubatse gutyo by default, nta muntu wigeze wenda asetting amategeko. Abantu baba bafite ibyo bibazo bibaza gatse ko usanga ari abakobwa cyane bakorera abagabo. Ni nkuko nyine dushobora kukubaza ati none ko abamotari benshi aba ari abagabo, ukaba wabura igisubizo wenda cyumvikana watanga. So ndumva ibyo wenda bisobanutse. Hari n'akandi kantu uvuze mpita numva koko ari igisobanuro ahubwo cya massage. Uvuze ko ngo ari stress release. Yes. Nuvuga ngo n'umuntu utarwaye ariko wenda yifitiye stress ashobora kuza muri massage akaba byamufasha kuruhuka. Ashobora, umuntu winaniriwe, ufite stress, udatuje, uba ufite agahinda, massage ntago ari massage zigira types nyinshi. Habaho ugasanga hariho nka soft massage. Soft massage niyo kuri releasing stress gusa, igabanya nyine umunaniro usanzwe, kuri releasing stress, agahinda gakabije, abantu bafite ama depression. Massage ifite uruhare runini cyane mu kuvura depression. Kandi muri iyi minsi depression iri ahantu hose, irahari cyane, itumereye nababaje. Sinzi ukuntu byagenze, twarihebye. Niba ari ukubera gushaka kubaho wenda ubuzima tubona ku social media platforms agiye atandukanye, cyangwa se ibibazo abantu baba banafite muri iki gihe, ubukene, nta wamenya. Ariko ndumva abantu bafite stress, bafite depression, twatangira kujya muri massage. No, ku ruhande rumwe ahanini depression treatment ya depression itangirira muri wowe indani, kuko urebye ahanini buriya depression ababyeyi batubanjirije bafite n'izacu biratandukanye cyane. Twebwe dufite depression ziri hejuru bitewe na expectations z'ubuzima. Bimwe navugaga gushaka kubona ubuzima abantu babayeho ku social media, natwe twumva twababamo. Si no gushaka kubona ubuzima abantu babayeho, expecting ibintu tugahita dushaka guhita tubigira reality. Ibintu twe turi kubona cyangwa twifuza kugira, swati ko usanga abantu nkatwe tuba twaratangiye kubera isi civilize, kuba twatangiye kujya mu nkundo turi abana, tugatangira gushaka amafaranga turi abana, tugatangira kumenyera gukonsoma ibintu tudafitiye ubushobozi turi abana. Sasa ibyo ngibyo bigora cyane nk'iyo ubonye umuntu mwageragezanyije. At least nk'ubu hari abantu benshi mwamenyera rimwe gukoresha social medias, bari kubona uyu munsi wowe urimo urimprovinga, ya platform yawe iri hejuru, iri gukura, irimo irakura. We yenda bikoze mu myaka 2 yaragerageje ariko ntabwo birakunda. Ibyo bintu bishobora kumu depressing for it, akabibaza ko abantu batamukunda, akibaza ko adashoboye, cyangwa bigatuma nyine aba depressed. So depression rero yo ni ikintu kiri big, kiri mu bantu benshi, gisigaye gituruka menshi hagiye hatandukanye. Kera wasangaga abantu bagira mu myaka 20 nta bintu bya stress bafite, bibiri mu mikino y'abana. Ariko muri iki gihe umuntu asigaye agira 20
ashaka kwambara inkweto yabonye wenda Chris Brown yambaye, arashaka gusohokera ahantu harinze kugira ngo akore ifoto ari buze gupostinga kuri Instagram ivugisha abantu barashaka kubaho ubuzima bwiza. Nk'uko babivuze, abantu baratangirana akazi, bamwe bakaba successful, ni nako isi yubatse, ariko abandi wenda babona ko bitarakunda bakaba bababara ku buryo bishobora kubatera izo depression. Nyuma uvuze ko ari stress release, uvuze ko ifasha abantu kuruka mu mutwe. Reka mpite njya ku kibazo cy'umuhanzi bita Ross Kempo, ari muri Cameroon. Ross Kempo yabajije ikibazo kijya kiti se massage n'umuziki bigirana irihe sano? Kandi nanjye muri video wampaye ejo numvisha ko hari types of music ntazi uburyo nayita, ariko ituje ishobora kuruhura umuntu mu mutwe wari uri gukoresha muri la video. So Ross Kempo amusubiza iki ku bijyanye no kuba mukora massage ariko hari n'ubwoko bw'umuziki muri gucuranga, kandi tuzi ko n'umuziki ugabanya stress? Byo wabivugaho iki ku muziki? Kiriya kibazo wagisubiza gute? Already ikibazo uburyo mwakibajije no kugisubiza mwagisubije. Ubusanzwe tuzi ko umuziki ushobora kumara stress cyangwa ukayitera ikabije. Yego. Urugero rwiza simamye ko nk'amapiano ashobora kumara stress, no? Ashobora kugufasha. Icyo nzi cyo cya mbere, umuziki utera urankuraje, wongera courage. So ku ruhande rumwe rero runini, umuziki ukoreshwa muri massage ntago ari umuziki usanzwe, bazita ama soft relax music. Soft relaxing music. Yes. Okay. Nujya no kuzisearchinga kuri YouTube uraza kuzibona. Usanga ari ama sound agizwe na piano, sound z'inyoni, iz'amazi cyangwa ibitonyanga, nyine zikozwe mu buryo butuje cyane ku buryo igutwaye igihe ushobora gusinzira. Iyo rero umuntu arimo akora massage aba akeneye umwanya wo gutuza, kubera ko ntiwakora massage uri kuri telefone, uri kuyivugiraho, uri guhuzagurika, utimeze neza, udatuje ngo igire umumaro. Already ntiwana feelinga ibiri kugukorerwa, kandi concentration ya mbere iba mu bwonko. So umuziki njye mpamya ko kuba wakora massage umuziki udahari birashoboka, nk'iyo uri gukora medical massage, nk'uko umuntu uri gukorerwa kine wavunitse, ibyo birasanzwe. Ariko nko kuri bya soft massage ukeneye zo kuruhura umubiri, ni ingenzi cyane umuziki, kuko ugomba kubanza gutuma ubwonko bwe butuza, akaba concentrated na service agiye guhabwa. Ibyo bigatuma biha message ubwonko ko arimo ahabwa ikintu cy'umutuzo kiri bumufashe kuririzinga stress. Umuziki rero ufite nka 30% yo kuririzinga stress mu gihe umuntu ari guhabwa ubuvuzi bwa massage. Kempo, ndumva ikibazo cyawe kirasobanutse. Ikindi wihangane, injyana yawe ya rap ntabwo ishobora gukoreshwa muri massage. Ubutumwa bwatambutse, imiziki bakoresha mwumvisha uko yitwa, muze kujya kuri YouTube mishake, wenda nawe igihe uri mu rugo ushobora kuyiplayinga kugira ngo wenda igufashe gusohora izo stress nk'uko babivuze. Hanyuma Anike, wenda reka tugane ku musozo, murekure ujye mu kazi, ariko ikintu mbonye cyo nuko urakenewe cyane hano kugira ngo ujye udufasha nyine gusobanurira abantu ibintu bijyanye n'ubwoko bw'izi business cyangwa se aka kazi muri gukora, kuko si na business gusa ariko ni n'akazi gashobora gufasha abantu ku buzima bwabo, sibyo? Ndagusaba rero ko wajya ugaruka kenshi igihe ubonye umwanya tukabasha gukora, kurabona n'ubu ntabwo dutinze cyane. Okay, ibyiza nuko iyo abantu bahora bagaruka, bahora bungurana ibitekerezo, cyane ko hari ibintu byinshi yenda ntago maze muri career igihe kirekire, hari abimazemo imyaka 5, abimazemo imyaka 10, 20, bafite ibintu byinshi bazi badukosoraho, twabungukiraho. So ibyo bigatuma numva undi munsi nshobora kuzaba nifuza kuba ndi hano nkaba ndi kumwe n'abatherapist batandukanye nka Dr. Rajab, Serge, abantu benshi baramuzi, ni umuganga wa Etincelle, nanjye numwe mu batherapist na appreciating ko ashobora kuba abisobanukiwe neza. Nkiri aho ngaho message natanga, ndifuza ko abatipe ba Rubavu, abasore ba Rubavu, mudakwiye kujyamo abambere mu mupira gusa. Ndifuza ko mwagahagurutse namwe, especially abahungu, kuko abakobwa barahari henshi cyane biroroshye kubabona. Especially abahungu hari benshi bagiye bava nko muri sport
bavuye mu mupira, basobanukiwe ibibazo byabo, basobanukiwe imvune bakunda kugira, amatando, déchirure, musculaire longueur, ibibazo byinshi bakunda kugira bo nk'abantu babizi. Ndifuza ko bakabaye bahaguruka bakaba bafatiye mbere mu kwiga ibintu bijyanye na massage therapy kugira ngo bafashe bagenzi babo bakiri muri kariyeri. Yego, bafashe kariyeri ndetse kandi batume binaba umuco, kuko massage ni uburyo bwiza cyane bufasha societe kuba bari health. Rero uko baba benshi niko bagenda batuma isi isobanukirwa, umujyi wacu usobanukirwa ubwiza bwabyo. Ni n'uburyo bwo gucreate imirimo ndetse bikanongera imirimo kuko bitanga akazi. Yego, trust me, itanga akazi. Reka mitemera wenda kuri Rwigema Yves, umuhungu wanjye Nesta Kandreva, abantu mutakiri muri kariyere ariko mwagize ibibazo bigiye bitandukanye mu mupira by'imvune cyangwa se bagenzi banyu bagiye bagira, mujye kwiga kugira ngo muze mukora akazi ariko mufashe n'abandi bakiri muri kariyere. Utanze igitekerezo cyiza cyane, ndifuza ko cyaza kugera ku bantu benshi hanyuma bakabyumva kandi bagagerageza no kubishyira mu bikorwa. Hanyuma ani urakoze cyane kuvuga ko hari abandi batherapist bende bamaze igihe kinini kukurusha. Nibikunda nibaza kureba iyi video, ndabasaba nyine ko nkuko bavuze barajabo ba Serge muzatwemerere muduhe umwanya muganiriza abantu mubahugure kugira ngo ubwo bumenyi mufite nyine mu busangize n'abandi. Hanyuma Anike, umuntu agukeneye akeneye gukorerwa massage yo mu rugo ushobora kujya kuyikora? Usibye na massage yo mu rugo, umuntu ukeneye ubuvuzi bwa massage zose ntago zisaba gukorwa bisabye ko umuntu abanza gukuramo imyenda cyangwa aryame ku gitanda. Massage zitangwa mu buryo bwinshi butandukanye, hari nka dry massage, Thai massage. Nuri muri office ye yumva atameze neza ashobora kurecommanding massage, tukamusanga muri office ye twaba twamufasha mu buryo bwa dry massage. Ikindi, nuri iwe mu rugo dufite ibitanda bigendanwa, dufite ibikoresho bigendanwa, anytime aho yaba ari hose twamusavinga, apfa kuba ari mu Rwanda cyangwa muri Congo hafi dushobora kugera. Kandi ikirenze kuri ibyo ngibyo, hari ama special treatments agabanya stress, nko kuba twajya gukorera massage ku mazi, ku ma waterfall, kuri piscine. Aho hose dufite capability yo kuba twajyanayo ibikoresho byacu tugasetinga ibitanda, ariko umva yenda akumva movement cyangwa se akabona situation itandukanye niyo asanzwe abona, nabyo birafasha cyane ku rundi rwego, kuko simpamya ko abantu benshi bakunda kubibona nko hari ibintu by'abazungu, ariko ntabwo ari ibintu by'abazungu kuko abazungu sibo bakwiye ibyiza bonyine. So even umuntu wifuza ko twamukorera kuri plage, ku mazi, ku ma waterfall, kuri piscine, aho ariho hose yashaka, turi tayari kuko ibikoresho birahari kandi n'ubushobozi murabufite. Wenda kugira ngo abantu bahite babana tayari kurusha batangire baguhamagare baguha amakomande, ku muntu ukeneye ko umusanga mu rugo cyangwa muri office, ushobora kwestima nk'igiciro? Biterwa niyo rekomandinze, ko harimo n'izihenze cyane. Gerageza kutunyiriramo urugero rwa mbere nk'iyitwa cupping massage, ntabwo abantu bo muri Afrika ntabwo barayigira cyane, barayikunda cyane, gusa ni massage nziza cyane. Ni massage ikorwa mu buryo mujya mubona basa nkaho bashyizeho udukomba abantu ku mugongo turimo tuvoma amaraso cyangwa amazi. Nzi kubibona ku Bashinwa cyane. Ni ibintu byiza cyane, birafasha mu buryo bwihuse. Nkayo ishobora kuba ishobora guhagarara nko mu 70,000 cyangwa 100 bitewe n'igice twayikoreyemo, ariko ntabwo bivuze ko umuntu udafite amafaranga yiwe makeya nawe atahabwa service. Urugero nk'umuntu uzaturuka kuri side yawe, aturutse muri Sundown Show kwa Jarudi Kells, agomba guhabwa discount ya 20% agendeye kuri menu. Ariko abantu bafite amafaranga niyo yaba make cyangwa menshi, precisement ko dushobora kubafasha ku 20,000, 15, ariko nyine nawe iyo ugiye gusetting igiciro ubona urugendo turi bukore n'ama transport abari buzemo n'ibikoresho dukoresha, kuko ntabwo dukoresha ibikoresho bitizewe kandi ibikoresho byiza birahenda. Ariko guhera ku 15,000, 20, 25, 30 kuzamura, service wazibona kandi zinoze. Donc nkuko mbyumvishe, umuntu ufite hagati y'15 kugera byibuze ku 100 ashobora kubona service mutanga muri massage
hagati aho ngaho, ariko ibiciro bikiyongera cyangwa bikagabanuka bitewe n'ubwoko bwa massage akeneye. ufite hejuru y'ijana twamukorera. Yego. Hanyuma ani ntabwo twategura tukazagerageza nko kuba twakora session wenda yo ku mazi cyangwa kuri piscine, urabinyemereye tuzabitegure? Iyo session ndumva twayikora kuko nanjye numva prefera nka Hillview nako Nirvana Health Brasserie. Nirvana iriya view ya Nirvana urabizi ko iba iri abantu benshi baba bari interested. Witegeye ikiyaga cya Kivu na piscine at the same time. Uvuye kure wese aza yumva ashaka kureba hari ahantu iriya piscine iri mu kiyaga. Ndumva ari view nziza yatuma abantu benshi babikunda. Wenda turazajya kugerageza kuhabereka mu kiganiro bahareba uburyo hameze aho hantu uri kuvuga ku bantu batarahatemberera. Then n'ahandi na La Palm Beach. Nahita ko niho representing igihugu cyacu, representing a green country. Kuko hafite garden y'ubururu, icyatsi kandi iri kuri beach. So naho hashobora kuba hari view nziza, ndetse haba hari n'umwuka mwiza, hari amafu kuko ni kuri beach, kandi hari garden ifite ibiti byiza bitanga amahumbezi. Naho ndumva twazahagerageza mu rwego rwo kugira ngo ntituzajye dusobanura abantu ngo massage zikorwa gutya bigenda gutya. Tugerageze no kwapurika. Bakeneye kubona ibiri kugira ngo, kuko ntago abanyarwanda bavuga ngo amatama masa ntagasabira nk'igisigati. So bisaba ko bakwiye kubibona. Ikindi kandi bakanagerageza bakatugana bagafata experience, kuko ndabizi ko hari nk'umuntu ugize nk'imyaka 30 nk'umukire ufite amafaranga ariko utari wagira iyo experience kandi yamufasha. So nakifuje ko next time igihe ahubwo twazaba turi gukora iyo show, abantu bazaba bari capable bashobora kubona izo service ku mafaranga makenya bazaba bahari tukabakorera uwo munsi. Reka tuzabitegure, hanyuma tuzagerageze gukora hamwe muri aho. Nibikunda bombi tuzakorera, ariko nibikunda mbere ku kwezi kwa mbere kurangira mfite ubushake, tuzareba icyo byasaba byose, ariko tubikore kugira ngo ubashe kubyapurika. Hanyuma abantu bakeneye Anike ko abakorera izi service akora, ndaza gupininga nimero ze, hanyuma n'abandi mwaca no mu gikari mukazinsaba naza kuzibaha. Abantu mukeneye ubuvuzi bugiye butandukanye, hanyuma aze kubafasha. Anike, ntabwo twasoza ntakubajije kuri content igikora za TikTok. Hari umuntu wansabye, kandi uwo nta wundi ni madame mwenyewe, urumva yansabye arambwira ngo aze no kutuganirira atubwire kuri la content y'umugabo w'abandi. Kari akantu wagatekereje gute? Ubona nyine kagufasha iki kuri mu kuzamura social media platform yawe ya TikTok koresha? Na mbere banje kwisegura ku bantu bibabaza. Ubwo ni bande? Banje kwisegura ku bantu bidashimisha, nago wabura bad side, abantu babibona ukundi bakumva ngo uyu mukobwa umugabo w'abandi atwara abagabo b'abandi. So ikintu cya mbere nahereyeho, content yanjye iri funny ku ruhande rumwe, gusa ku rundi ruhande ku muntu ufite amaso afunguye iri fine, irigisha. Kubera ko mba nshaka kwereka content nayiteguye nshaka kwereka abamama, kuko ntago turi muri societe ibiri, reka tubishyire mu kuri, turi muri societe umunsi umwe ushobora kwifata ukabona umugabo aragiye akuye n'umukobwa from nowhere, cyangwa umumama aramutwaye amutesheje urugo rwe neza neza, atesheje abana, amutesheje umuryango, abana bagize ibibazo, umugore waramubuze bivuye ku byo amukorera umugore watigeze amenya. Iyo rero ni side nini yatumye nkoresha content y'umugabo w'abandi, kugira ngo umuntu wese ubibona avuga buriya umugabo w'abandi iyo ari hariya baramutekera, bakamutekera ari mu gikoni, bakamujaburira, ibiryo bamutekera biba bimeze gutya, bategura ameza gutya. Inspiration nagize kugira ngo nkore content y'umugabo w'abandi, hari umuntu nabonye, ntabwo na mentioning, gusa naramuganirije kandi ndakeka yarabyigiyeho, afata umugabo we nka musaza we, cyangwa nk'iki ashobora kuba sinkunda nyine, ntabwo nakunze nyine uburyo atwaramo umugabo we. Ntabwo amutegurira ameza nyine byiza nk'umugabo ukwiye kubigira, ntabwo nyine amuha akanya, ntabwo ashobora gufata umwanya ngo bicarane mu rugo baganire, bakine, barebane filme, basangire ku meza. Iyo massage nubwo yaba atayizi cyane, agerageza ibyo ashoboye.
ibyo rero bigatuma ntawe Jared ku giti cyawe iyo utashye ugasanga uwo munsi hari special dinner itandukanye n'uko usanzwe usanga bimeze, wumva nyine ko hari ikintu bita byongera, ufata umwanya wo kuganira na madamu wawe mugasangira ku meza ukishimira ibyo yagutekeye. Ntabwo ari mpaka ngo bibe ari ibiryo byiza cyangwa bihenze, ayo makoko n'amafi n'ibiki n'ibishyimbo na kawunga byateguranye umutima mwiza, bisa neza, biteguranye isuku n'icyubahiro, bishobora gutuma urugo rwawe rumera neza. So uruhande rwanjye hariya nashaka kubereka uko iyo uramutse utitaye ku mugabo wawe sayidi ahandi hantu bakamwitaho, ukazajajinga umugabo wawe ko atarashobotse kandi ikibazo ari kimwe cyawe utarushoboye. So ku bantu mwibazaga kuri iyi content ya Yannick mugabo w'abandi, urumva ko ahubwo ni isomo mujye mureberaho nyine uburyo ugomba gutegura umugabo wawe ukamufata neza, ariko no ku yindi side n'abagabo nyine ntabwo bibujijwe no kuba umugabo yabikora. So abantu mwibazaga kuri content umugabo w'abandi ni ukuvuga ngo icyo abikorera aba ari kugira ngo yigishe abagore mwebwe muri mariye namwe mutarabamariye, kugira ngo umenye uburyo uzajya ufata umugabo wawe mu rugo, bitume n'igihe atarataha akumbura mu rugo, urukundo rushaho kuganza mu rugo, mu bantu budatana. So Yannick, mbere yo gusoza quick question, do you have a boyfriend? A boyfriend? So when you mean a boyfriend, I can just have like 10 or 20 boyfriends, it's okay. I'll let you my boyfriend. Are you in a relationship? Okay. I'll let you my boyfriend. Yeah, we are friends. No, we are just friends, and you are a boy. So you are boyfriend. I'm a boyfriend to you. So another quick question. Are you in a relationship? I'm in a situationship. Like how? There is a difference between a relationship and situationship. So relationship, it's like a stand one. So for me, actually, I'm in a situationship kandi ikirenze kuri ibyo. I'm getting old. Abana tungana barimo barakora ubukwe, so don't I deserve one? Abajene bitinyuke nyaboneka bakubwira ikintu kizima abana. So I'm still in a situationship, so ntabwo umuntu wagushaka yabashatse umugore mwiza uzi gufata umugabo neza, uzajya umukorera ka massage. I don't think so. Ndumva ari fresh byatari. Yannick, reka nkureke amasaha yagiye, ujye mu kandi kazi, hanyuma abantu baze kuduha ibitekerezo byabo muri comment, bagerageze no gusharinga iki kiganiro kigere ku bantu benshi bagiye batandukanye, kandi numva ari kimwe mu biganiro nkoze by'ingirakamaro muri societe, ari nacyo YouTube irikeneye ko dukora ibintu byigisha kugira ngo YouTube irushe kuba ikintu kiri active kandi gifitiye inyungu abantu bagikoresha. So Yannick, wakoze cyane. Reka dutangire dutegure iriya session twakorera kuri piscine cyangwa kuri beach, nyuma tuzarebe uburyo result zazimeze. Abantu muhamagare Yannick abakorere services zigiye zitandukanye yavuze akora haruguru, hanyuma murusheho kugira ubuzima bwiza, nacyo tubifuriza. Reka dusoze tujye mu yindi mirimo, tuze gusubira mu biganiro biri imbere. Hari icyo warenzaho cyangwa? Icyo narenzaho, murakoze cyane. I enjoyed this moment. Nkunda iyo ndi kuvuga ku bintu nkunda cyangwa ku kintu kinezeza. Yego. So abantu mukunda content zanjye zombi, abakunda content y'umugabo w'abandi, gutekera umugabo w'abandi, so mushonje muhishiwe, you gonna have more. Tuzabereka n'ibindi bigiye bitandukanye ku mugabo w'abandi, ariko icyo nababwira cyo nta mugabo w'abandi uhari. It's just a content. It's a content. Si bizagira umuntu bitera ikibazo cyangwa bimuhungabanye ko nenda gutwara uwe, ahubwo mucakira uwanjye abanyu batarabona ko bigenda. Ikindi, abantu bafite nka ibibazo by'uruhu nabyo turabikora, dukora facial treatment. Urugero rwiza mwamperaho abanzi, muzi ko mu minsi ishize nigeze kugira ibibazo by'uruhu, ariko now twabonye uburyo buhagije bwo kubitaho. Ikindi, abantu bifuza kwinjira muri kariya, especially ku bagabo, ku basore, kuko dukeneye kubona abasore benshi baza muri iyi kariya, bizatuma ikundwa kandi ikorera amafaranga menshi. Ndumva ko rero abantu babyifuza muri uku kwa mbere, mu mpera z'ukwa mbere turashaka gushyiraho uburyo bwo kuba twatanga amahugurwa. So
muri iki gihe rero tugishyira ama promotion biracyoroshye biracyahendutse, so mwagerageza mukaza tukazatangirana kwiga kugira ngo nanjye sometime ninyenera umuntu nkorera massage umubone. Ubundi se kugira ngo umuntu hagurwe bishobora kumufata nk'igihe kingana gite, ni nk'amezi angahe? Guhugurwa, amahugurwa y'ibanze ashobora gutwara nk'amezi 2 cyangwa 3, hanyuma amahugurwa arambuye kuba professional nk'uko ndi professional ushobora kumutwara igihe kingana n'amezi 6 cyangwa umwaka, kubera ko kugira ngo utangaze ko umuntu ari professional bisaba ko ari produit wizeye wakozeho igihe gihagije ubona ko yatanga umusaruro unoze. Nuko rero abantu mudafite akazi mwicaye ushobora gufatirana uyu mwaka ukarangira uri umuntu ufite akazi ukora kandi keza gateye imbere, ushobora kuba wajya no ku isosi ukaba wakora. Ni byiza kugira kariyere ubarizwamo, si byiza kuba uri aho just gutyo gusa nta kintu ushoboye gukora. Nyamuneka wikomeza gutegereza ngo uzatangira umwaka utaha, dore n'umwaka washize wavugaga ko uzatangira muri uyu mwaka, none ubonye amahirwe ya nikarahari kandi leta yari kuba yagufasha mu mezi 3 wakwiga cyane ukidokumenta ugakomeza gukora cyane, mu mezi 6 ukazaba nawe uri umuntu nk'uko bivuze uri ku level ishimishije. So nicyo tubifuriza kugira ngo twihangire imirimo dukore dutere imbere hanyuma tubone n'amafaranga. Hari rero n'abamama baba bari mu ngo cyangwa abakobwa ifuza kugira notion kuri nka soft massage kugira ngo bajye babasha gutreatinga abatware babo neza, nabo hari amahugurwa bageneye, ntabwo atinda, ntashobora no kurenza ibyumweru 2. So nabo ni karibu bashobora kubona ayo mahugurwa byoroshye. Ndumva byumvikanye, Anike wakoze kuza, kamushimira nanone. Be blessed kandi Imana ikurinde, kandi abantu baze kuguhamagara nyaboneka muze kumbwira ko Anike mwamuhamagaye kandi mureka basavinge hanyuma abona amafaranga, nawe aze kubona ko umwanya we yatanze akabahugura, nawe hari feedback nziza abonye. We sign out. Be blessed. Yari Jarudi Kells, umuzira gutataronse the plugger, nari kumwe na Anike. Reka rero dusubire ubutaha. Hanyuma niyo account ya TikTok kuri yo content mugabo wabandi turaza kwipininga mujye mu following na Instagram yanjye na Instagram byose turaza kubisharinga, muze kujya mu following. No umuntu ruhura koko muraza kwishima nimuza gusura account iza cyane TikTok. We sign out. Be blessed.